Amahoro y'Imana bane namwe mwese abadukurikirana kuri iyi channel SDARM Rwanda. Turagarutse mu byigisho byacu bikomeza, turamenyeranye. Nitwa Ukugize Jean Pierre, ndi kumwe na bene data, tumaze iminsi dusangira ibi byigisho. Reka mbakire babasuze kandi babibwire, dukomeze n'ibyigisho byacu by'uyu munsi. Ni karibu bene data. Abasuje mu izina rya Yesu, nitwa Sharire, ndagarutse kandi mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana iduhe umugisha. Turabashuhuje bene data, mugire igitondo cyiza. Nitwa Nzabamwita Pierre. Narakoze cyane. Namwe mbigisha Imana igibane namwe aho muba muri hirya no hino kwisi. Abakurikirana ibi byigisho rwose tubifurije ishya n'ihirwe mu byo mukora. Rero uyu munsi tugiye kwiga ingingo nziza cyane tubwira ngo imirimo myinshi, imigisha myinshi. Ingingo nziza cyane. Aba bagabo baje kugira ngo badufashe rwose twumve neza iki cyigisho icyo gishatse kutubwira. Mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusabe mwene data Pierre adusengere. Pierre ni karibu. Data mwiza, tugushimiye igitondo kiza uduhaye kugira ngo twige ijambo ryawe. Umwuka wera atubere umuyobozi mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze cyane Pierre. Reka tusabe mwene data Sharire atwibutse ingingo twize ejo kugira ngo tubone tuze kuri iyi ngingo y'uyu munsi. Murakoze. Ejo twize ingingo ivuga ngo Imana mu mubiri w'abantu. Twasanze Kristo yaraje mu isi yambara umubiri, ariko twasanze kuba yarambaye umubiri taramukuyeho ubumana. Ubumana bwa Kristo kuba yarambaye umubiri ntabwo bigeze buvaho, ahubwo yaje yambara umubiri kugira ngo ishusho y'Imana ariyo mbabazi n'urukundo tubimureberemo, kuko amaso yacu yazahajwe n'icyaha adashobora kureba data wa twese. Rero Kristo yaje muri ubwo buryo kugira ngo tumubone yambara umubiri, tumureba rero mu mirimo yakoze, tukabona imirimo yakoze ni y'ubumana. Yego. Arakoze cyane. Turebera isomo riri muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 12. Ni muri ya ngingo tugiye gukomeza tubwira ngo imirimo myinshi, imigisha myinshi. Ikibazo cyayo cya mbere kirabaza ngo ni ibihe bintu birushijeho gukomera Yesu yahaye abigishwa be? Aranditse ngo nukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora iyiruta, kuko njya kwa data. Arakoze cyane. Ni ikintu gikomeye Yesu yahaye abigishwa. Kuba ibyo akora nabo byavuga byarabatangazaga kandi byari biremereye, ariko arangije aravuga ati rero ibyo nkuru unyizera nawe azabikora. Reka twakire Pierre atubwire, atuhurize, adusobanurire neza iby'aya magambo n'uburyo asobanutse cyane cyane muri iki kibazo twari tumaze kubazwa. Karibu Pierre. Twabonye yuko icyagaragazaga ubumana buri muri Kristo ni imirimo yakoraga. Reka twumve rero mu wifuzwa ibihe byose ku ipaje 664 667 uko batubwira. Umukiza yifuzaga cyane ko abigishwa be basobanukirwa n'impamvu yatumye ahuza ubumana bwe n'ubumuntu. Yazanywe mu isi no kwerekana icyubahiro cy'Imana kugira ngo umuntu ashobore kuzahurwa n'imbaraga y'Imana ihembura. Imana yiyerekaniye muri Yesu kugira ngo nawe yiyerekanire muri bo. Yesu ntiyagaragaje imico cyangwa ngo agaragaze ububasha abantu batashoboraga kugira igihe bafite kwizera muri we. Ubumuntu bwe butunganye nibwo abayoboke be bose bashoboraga kugira niba bazagengwa n'Imana nk'uko Yesu yagengwaga nayo. Ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa data. Aho ntabwo Kristo yashakaga kuvuga ko imirimo y'abigishwa izaba iy'agaciro kenshi kuruta iye, ahubwo yavugaga ko izagera kure. Ntabwo yashakaga kuvuga mu buryo bwo gukora ibitangaza gusa, ahubwo yavugaga ibikorwa rusange bizakorwa mu mbaraga z'Umwuka wera. Ubwo Yesu yari amaze gusubira mu ijuru, abigishwa be babonye ugusohora kw'isezerano rye. Ibyabaye mu gihe cyo kubambwa kwa Kristo, kuzuka kwe ndetse no gusubira mu ijuru kwe, kuri bo byababereye ibintu by'ukuri kandi bifatika. Babonye neza ko ubuhanuzi busohoye
bashakashatse mu byanditswe byera maze bemera inyigisho bahawe bafite kwizera ndetse n'ibyiringiro batigeze bagira mbere. Basobanukiwe neza ko umwigisha mvajuru yari uwo yababwiraga ko ari we. Igihe rero bavugaga ibyo babonye ndetse bakerereza urukundo rw'Imana, imitima y'abantu yarushijeho kunyurwa no kwicisha bugufi, maze abantu benshi bizera Yesu. Nakoze cyane. Shari, hari icyo wavuga kuri aya magambo Pierre amaze kudusomera? Karibu. Aya magambo icyo nayavugaho hano arisobanuye. Yego. Yesu yabwiye abigishwa be ko niba bizeye ibyo akora bakamwizera mu buryo bwuzuye, ko imirimo akora, ko ari imirimo yakoraga bakavuga bati ibi byo ntawagerageza, ibi byo rwose ni no comment. Reka bavuga ati mwebwe nimunyizera nk'uko mbigisha mukanyizera, iyi mirimo nkora namwe muzayikora ndetse muzarenzaho. Avugaga ko bo bazatwara ubutumwa bakabugeza no ku mpera y'isi, kandi byarabaye. Nicyo kintu nashaka abantu bumva cyane gusobanukirwa, ko ijambo Yesu yavuze ngo imirimo nkora unyizera azayikora ndetse azakora n'iyo cyane. Hano harimo amagambo meza cyane mwene data amaze kudusomera. Ibikorwa byose byitwa umurimo w'Imana byagombaga guhuzwa bikakubera muri iri jambo byose. Kandi Yesu ari mu isi, uko yakoraga, ibyo yakoraga byaragutse cyane ku rwego ruremereye. Dore dufite ibitabo dusoma, dufite ikoranabuhanga. Uyu munsi twicaye hano mu Rwanda ku Gisenyi turi kwigisha, ariko ibi bintu bishobora kugenda bikagera ku isi hose. Ibi byose bikubiyemo ko uwizera Yesu imirimo akora azagenza ate, azayikora ndetse agakora n'irusha. Nubwo wenda bitaza kuri twe, ariko iri koranabuhanga, ibi byose byatewe nuko abantu bakomeje kugenda bizera Yesu, bituma agenda baho ubushobozi bwo kwagura imbibi cyangwa se imbago z'umurimo w'Imana. Nakoze cyane rero. Reka dusabe mwene data Charles aturebere muri Yohana ibice 12 umurongo wa 13 kugeza 14 mu kibazo tubazwa ngo ni uwuhe bwishingizi Yesu yatanze kugira ngo azane ibyiringiro mu bihe byose. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo Data yubahizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ubu bwishingizi reka twakire Pierre abutubwireho, kugira ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye muzagenza mute, muzakibona. Ni uwifuzwa ibihe byose. N'ubundi dukomeje ku ipaji ya 667. Baranditse bati abigishwa bari batamenyereye neza iby'ububasha n'imbaraga bitagira akagero by'Umukiza. Yarababwiye ati kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Yohana 16:24. Yabasobanuriye ko ibanga ryo kugera ku ntsinzi yabo kwari ugusaba imbaraga n'ubuntu mu izina rye. Yari kuba ari imbere ya Se abasabira. Isengesho ry'usabye yicishije bugufi arigeza ku Mana nk'aho ari irye mu mwanya w'urisenze. Buri sengesho ry'ukuri ryumvikana mu ijuru. Byashoboka ko urisenze yaba atarivuze neza, ariko niba arikuye ku mutima rizazamuka rijye mu ijuru aho Yesu akorera, maze nawe arigeze kuri Se risobanutse, ari amagambo meza atunganye kandi ahumura umubavu ubutungane bwa Kristo. Koze cyane. Amena rwose. Reka twakire Charles avuge kuri aya magambo maze kudusomera. Karibu. Koze cyane. Iyi assurance Yesu yatanze, ubwishingizi yatanze, yavuze ko icyo tuzasaba cyose, yaravuze ngo nimunyizera icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye kizakoreka. Niyo mpamvu dusenga twebwe ntabwo dusenga mu izina ryacu, oya, dusenga mu izina rya Yesu. Noneho rero ngo Yesu we afata iryo sengesho nubwo ryaba rigoramye ridatunganye, akarishyira ku murongo, kwa gukiranuka kwe kukaba kuritwikiriye. Data wa twese yarireba akabona ry'umwana. Amen. Amen. Nakoze cyane. Reka abantu twumve neza n'aka kantu.
buriya twebwe iyo dusaba amazu, dusaba ibiryo, dusaba amamodoka, dusaba ubuzima n'ibindi bintu bitandukanye twe twumva ko dukeneye. Ariko hano mu magambo mwene data dusomeye harimo ibanga. Iri banga rero ririmo abadukurikiranye mu ryumve. Hano haravuze ngo yasobanuye ko ibanga ryo kugera ku ntsinzi yabo kwari ugusaba imbaraga n'ubuntu mu izina rye. Burya kwirirwa dusaba ibiryo, kwirirwa dusaba iki n'ubwende. Twe ntidusaba imbaraga kuko ibyo byose birategwa. Ikibazo ni nabyo najyaga nibaza kandi nawe ushobora kuba ubyibaza. Ibyo twe dusaba abadasenga bo barabigira bakabikora inshuro nyinshi. Kwirirwa rero tubisaba n'ubwende byuzuye isi birahari. Nidusaba imbaraga n'ubuntu bya Kristo. Nitumara kubigira ibindi byose bizikora. Kandi tuzaba dufite ikintu kiruta ushobora gusaba imodoka ukagura nk'agatagisi kandi harabifite bya rukururana. Ubwo se so mu ijuru aguhaye iki? Urumva icyo aguhaye ni iki? Ukagenda ugasaba ati Imana nk'ibiryo, Imana ikaguha akawunga, abandi bari kurya amafiriti n'iki? Ubwo Imana iguhaye iki? Mukuri rero hari ikintu Imana yifuza kuduha kiruta ibiturebesha amaso. Ni iyi mbaraga ya Yesu. Iyi mbaraga rero Yesu yasezeranye ni mureka ariyo tujya dusaba twe nk'abizera, nibirangira ibindi tubirekera aho ngaho. Imana izajya ibidukorera rwose. Rero reka mbahe umunota umwe kugira ngo dusoze iyi ngingo. Ni karibu Pierre. Icyo wabwira abadukurikira uburyo twe twabihuza cyane muri iki gihe, uburyo imirimo myinshi, imigisha myinshi n'iki twe bidusigiye n'iki bitwigisha. Imirimo myinshi, imigisha myinshi. Icyo tubonye ni uko Kristo yasezeranye ubuntu n'imbaraga ku muntu wese umusaba. Iyo umusabye nk'uko ashaka, Yakobo yaranditse ati murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Ahanini tuba dushaka kubyayisha irari ryacu. Uba ushaka imodoka kugira ngo wemeze abantu yuko ugenda mu modoka. Uba ushaka inzu nziza kugira ngo wemeze abantu yuko urimo. Ubwo si ibyo si irari. Ibyo ni irari rero. Icyo Kristo atubwira ni ugusaba imbaraga n'ubuntu bye mu izina rye arabiguha. Yego. Ngo bikoreshe umurimo we w'urukundo n'imbabazi ku batuye isi babashe kumumenya. Murakoze cyane. Karibu Sharire. Yabivuze. Kristo yaravuze ngo unyizera imirimo nkora azayikora nawe ndetse akore n'irenze. Babigarutseho ko ivugabutumwa umurimo w'Imana ubu ngubu muri iki gihe uragutse cyane, ndetse kubera ko haje na tekinoloji bisa naho byoroshye mu buryo bufatika. Ariko hatanga n'ubwishingizi avuga ko nyuma yo kumwizera ugakora imirimo niyo yindi irimo impuhwe n'urukundo, imbabazi n'urukundo, ntugire icyo usaba cyose mu izina rye uzagihabwa. Ariko naragisobanura, mwisaba ibiryo, mwisaba imodoka, mwisaba amazu, ibyo ngibyo abantu bose barabyemerera. Gusa musabe ibyumvikana n'ubuntu n'imbaraga. Ni imbaraga n'ubuntu. Ibyo rero ntabwo Imana yabitwima. Rero abantu bose bahawe ikaze, abantu bose bizera Yesu umwami n'umukiza, nibasaba imbaraga n'ubuntu barabihabwa. Murakoze cyane. Reka tubashimire kandi dushimire abadukurikirana umunsi ku wundi, abashyiramo ibibazo, abashyiramo komanteri, abatuha inyunganizi, abadukurikirana mwese. Imana ibaho umugisha. Tubifurije kugubwa neza kandi no kugira imbaraga. Ni iyacu, reka tuyisabe tuzayihabwa. Rero Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.